Inyama z'abantu rero jye nariye nta zindi nyama zindi nariye z'undi muntu runaka nijye ubwanjye wiriye. Gute se kandi noneho? Njyewe nagiye kubona mbona umuntu yari umuntu w'umugabo. Yego. Kugira ngo mbibone neza ntago yahereye ku ijosi, yahereye ku birenge akajya akata. Yakase se ko mura nta nkovu ziriho? Yarakataga ukuguru akagukuraho. Kose kugashiraho? Agakuraho n'amaboko agakuraho akata. Arinda ageza hejuru nk'ibireba. Agukatamo akakumara. Arambika. N'ubu babara se? Arambika. Mbabara nataka mbyumva. Arambika. Noneho arangije ni ibintu bikora ibintu bisa nk'aho ari ibitangaza. Birangije noneho bihita byongera bimpindura muzima, binyereka ko ndi muzima. Bimaze kunyereka ko ndi muzima, byahindukiye noneho bimpa bimwe byankuyeho, bintegeka kubirya. Byose? Njyewe ubwanjye ndirya, nari inyama z'abantu ariko nzirya ni njyewe ubwanjye wiriye. Wariye izawe? Impanuro TV. Nk'ubu ngubu igihe kimwe nagiye kubona ndyamye, byari nka 9:00 z'ijoro. Ubwo ngiye kumva numva ibintu hano mu gatuza byafashe amabere yanjye birimo bironka. Ndareba, ndebye mbona ni ibibwana by'ingurube. Ni ibibwana by'ingurube binyuzuyeho. None nkomeje kwitegereza kandi ubwo mbasha gukoraho nkaba nakoraho ko simbe nakikuraho kuko mpita numva gikomeye kimeze nk'icyuma. Ubwo ntago byakomeje guhinduka nk'ibibwana by'ingurube, byahindutse ahubwo imbwa. Ibyana by'imbwa biza noneho guhinduka nk'ibyana bya cya gikoko kiba mu mazi kimwe bita ingona. Ubwo noneho byaje guhinduka, noneho bihindukamo ibikeri. Ibikeri bihindukamo, mbona bihindutsemo ibintu bimeze nk'ibirimi by'umuriro. Wa muriro noneho uvamo umwana mutoya, wabonaga ari nk'umwana ufite nk'imyaka nk'ibiri. Noneho arambwira ati wari wabona iki? Impanuro TV. Igitotsi kandi atari igitotsi, aho kugira ngo ndyame mpedeke, nkumva umuntu arimo arakabakaba gutya inyuma yanjye. Yenda ndyamye ndeba gutya, nkumva umuntu arimo arakora. Akabakaba gutya. Nkumva amaguru arareshya n'ayanjye arimo aransunika gutya. Nkatekereza ntese uwo muntu urimo unkoraho ninde ko nta muntu naherutse uryamye inyuma yanjye. Igihe ntekereza gutyo noneho nanjye nkamukoraho nkumva ni umuntu. Nkakomeza kujya ntanajijinganya nkamukoraho nkumva ni umuntu. Ubwo uwo muntu aba ari umugabo cyangwa ari umugore? Aba ari umugabo. Kandi icyo kintu ubona ari ikintu cy'ikigabo, cyambaye nk'impeta ebyiri ku ntoki. Ku ntoki zacyo dore hariho impeta ebyiri. Kuri izihe ntoki? Izi hano hariho impeta, naho hariho impeta. Mu izosi cyambaye umukufi. Yego. Cyambaye ikintu kimeze nk'umukufi. Kijya kikuvugisha se mbere yuko yenda kigusambanya? Byanjye birakomeye cyane. Ese ko wageze ikuzimu, wigeze ubona Satani cyangwa se ikindi kintu? Naramubonye imbona nkubone kuko icyo kintu nta wundi ni Satani. Icyo kintu kiba kimpohotera gutyo ni Satani. Muba muri kumwe? Uwo muntu ubwo ntatindiganya bimwe byo kunkorakora cyangwa kunsunika bihita bivaho. Noneho agahita noneho agarukana, agahita ahaguruka akaza akankuramo imyenda. Ubwo nyine akansambanya, ariko mba mbona ari ibintu. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Shatse kugukurikira buri munsi mwamiye. Reka mbashimire mwebwe mudukurikiye ku Impanuro TV, n'ubwo mukamari kumwe natwe baha ikaze kandi by'umwihariko
mbibutse ko turi kumwe tuzakomeza no kubana. Uyu munsi rero bigiye kuba ngombwa ko nza muri kano gace, ni mu gace ko mu karere ka Huye tuba dukoramo inkuru zacu. Hari uburyo twumva ibintu twumva ntibisanzwe, none uyu munsi nahagurutse kugira ngo tubikore. Biteye ubwoba, ibyo biteye ubwoba. Uwo mutwe w'inkuru usomye, iyo introduction wumvishe yatangiye, nicyo kintu ngiye kugira ngo umunsi dukoreho. Ni umwana w'umukobwa mu by'ukuri ngo mu mabyiruka ye yitwa umwana nk'abandi, akura nk'abandi, ariko uko yagiye akura byaje kumugiraho ingaruka, byatumye havuka ikibazo gikomeye cyane, byatumye yitwa ko ari umuntu udasanzwe. N'uyu munsi rero turahangaha nyuma y'uko twumvisha ngo ni umwe mu bantu baryamana na Satani. Yezuwe, biteye ubwoba kuryamana na Satani. Urumva icyo kintu nubwo cyagutera ubwoba kucyumva, ngira ngo nagusaba wowe udukurikiye mu buryo runaka ahantu uri, ko ugiye kudufasha kugira ngo dukurikire inkuru. Ugeze ahantu gutyo watuye, ni nyuma y'uko umwe mu bantu baduhamagaye avuga ati uno muntu muzamugireho akeneye inkunga y'abandi bantu ku ruhande rw'abanyamasengesho, ngo afite umubare 666 nk'umubare dufata nk'imperuka y'isi. Abenshi cyane bitangwa n'uwa Illuminati 666. Rero 666 ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa nk'uko abyaramwe. Noneho nibyo tugenda tugiye kwinjiramo. Ndagusaba wowe udukurikiye ahantu uri ugiye gucira amatsiko, wumve byose uko bimeze, kandi ngo uhamya utege amatwi witonze, wumve ijambo rimwe ku rindi, kugira ngo ejo utazaza kumva ibintu ahandi, ahubwo uzabyumvire uko byakabaye neza cyane. Ndi kuhareba muri metero nkeya cyane, tugiye kugenda tuhegere, wowe ushira amatsiko kandi byose bigendera neza. Ukore subscribe ku Impanuro TV, ndi Alain Patient Kwizera, kandi gahunda zose tuzakomeza kuzifatanya nawe. Imana kumugisha kandi bino bintu bikuremo isomo kandi igitekerezo ubitangaho uko bigenda. Muraho yemwe, ni karibu. Nengo yese muraho neza. Asa ni guterwa ryamye. Ngaho dore naje rero byuko nsuhuza. Amakuru se guhora ndwaye maze imyaka myinshi cyane, mu mwaka w'ibihumbi 2000. muze mbanze mbakarabye rero sasa. Cyangwa ntabwo ukarabe twirinde korona. Se urayizi korona ifata ite? Ukarabye nawe intoki. Nuko twabasuye rero. Uranzi se cyane ubwa mbere ugiye kumbona? Reka da, ubona ahantu ugize umbona. Abanyamakuru twabasuye nyuma y'uko twumvishe ibijyanye n'ubuzima bw'umukobwa wawe. Ubu ariko ahantu heza ndabona warahatatse, akarangi waragasize pe, n'incumbikano. Inzu ntabwo ari n'ahantu cyangwa murakodesha? Asigaye umwanya muto. Munsi ndi mu muryango utuye mu karere ka Huye, turi mu rugo rw'uwo ahantu hatuye. Ni nyuma y'uko tumenye uburwayi budasobanutse, twendaga kubivuga ku mukobwa muri kubona kuri kamera zacu. By'umwihariko ndashaka uyu munsi tuganira tukiza ku bijyanye n'ubuzima ndetse byose muri rusange. Gusa wowe udukurikiye uze kubikurikirana neza kandi uze kumva aho ugomba gutanga igitekerezo cyawe, kubera ko ni ikibazo bafite kibaremereye kandi uko kimaze imyaka irenga 20. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane.
mu buryo rero bwacu runaka reka tubanze tubakire by'umwihariko reka twakire uriya mubyeyi wo muri runo rugo akaba ari na mama n'umukobwa abanze yabibwire. Uraho neza mama? Naho amazina yanyu ni ayahe? kwa Mukanyangiza Apolinariya. Imyaka ubibaye ingahe mama? 59. 59. Bafite abana bangahe benda n'uyu mwana wawe yarimo? Abana 5. Abana 5. Ariko muri uko kuba ari 5 ntago turi kumwe. Bagiye he? Baragiye nyine kubera gutura mu miryango mibi, bamwe baragiye bagenda mu buryo ntazi ogada. Bariho ariko baragiye nabo bamaze imyaka. Kandi kuva bagenda nta guhindukira. Nta kuvuga ngo bagaruka. Ariko giye nkavuga ko ari nk'imiryango mibi ariho yanatumye ngo yamera gutya. Okay, ufite umugabo? Ekada. Yapfuye nyina nta n'utwana ari dutoya. Ari batoya cyane. Niyo bareze wenyine kugeza? Niyo bareze yenyine. Hano muri iyi nzu se ubanamo nande? N'uyingoye. Wenyine? Nuba ngo runo rugo nimwe muri bamwe mwenyine. Kumva bitoroshye. Rero turanga nyuma yo kumenya kino kibazo cy'uno mukobwa. Ubundi amazina yitwa nde? Mukase kuri Adeline. Adeline afite imyaka ingahe ngubu? Afite imyaka nka 35. Uburwayi bwiwe bwaje ryari? Bwatangiye gutendanya tuze gufata n'akatugarira nawe ariko ubanze uduhereze wewe amakuru ufite nk'umubyeyi we kandi wisanzure tubwize ukuri nta kibazo. Uburwayi bwe akibyiruka nyine yari afite ubwenge pe. Mu ishuri? Ari mu ishuri yari afite ubwenge, ari no mu rugo afite ubwenge rwose. Babonaga ari uguhinga agahinga, ari uguteka agateka, ari ugukora ukabona akora imirimo mbese ukibaza n'ubu rugo yarugiye akarwubaka. Akibyiruka akarwubaka ubwo sinaba nkirwubakisha nyine ukabona arabikoze. Afite ubwenge ubwo none ariko uko arimo abiruka ubwo yagenda ajya nko kuvoma akikubita hasi mu buryo butunguranye. Agahwera ariko akaza kubyuka ari muzima akumva arakize. Nanone yaje kongera kwikubita hasi twajyanye ahantu ku Rwanza mu isoko mu masaha ya mu gitondo. Ngiye kubona mbona icyo gihe we kigera afite nka 10 yararimo abyiruka mbese. Nka 15 n'ine gutyo. Yego. Ubwo tugeze mu Rwanza mu masaha mu gitondo ngiye kubona mbona mu buryo butunguranye kubise hasi. Ubwo ndibaza se ubuse arashonje ubuse n'ise ni iki muri iki gitondo gituma yikubita hasi. Ndimo nibaza byanyubeye yize Imana ngiye kubona mbona arabyutse arakize. Yego. Nanone baza kwikubita hasi none twagiye ku rugo kwe. Ku isoko ryaho? Icyo gihe ndibuka ko n'inyanya yamennye narazirishye. Mu isoko? Yarazigwiriye se? Narazindishe ndaziriha. Ubwo araza nyine abaho ngaho nyirizina noneho ubwo yaje gufatwa neza arakangavu amaze kuba kugira nk'imyaka nka 20. Imyaka nka 20? Nibwo yafashwe bikomeye cyane ntiyongera kuva mu rugo. Atangira ataka mu gatuza ataka umugongo. Ubwo nyine ubwo noneho kibaze umwana muto ataka umugongo ataka mu gatuza gute. Tujyana ubwo rero nyine umuntu ashakisha uburyo kujya kwa muganga. Kwa muganga bakamucisha mu cyuma, yavuga gutyo bakamucisha mu cyuma. Bamucisha mu cyuma bakabona nta cyarwaye ubuzima kandi aho ataka yarashize. Ubwo akajya ahora aryamye bona nyine ntagenda avuga ati ndumva ameze nawe, ubona nyine ari ibintu bikaze cyane bigize bimubayeho. Biba gutyo gusa yagera kwa muganga akaba yagiye ahindurwa ati ni malaria, twajya kwa muganga bakayibura bikageza ubwo bakivuza kugeza ubwo bamwohereza i Butare. Agenda agaca ubu yaciye mu byuma byinshi cyane kugeza ubwo no muri university yarahageze. Kiranga indwara irabura igihe imaze gushira nk'imyaka yenda nk'7 muvuza kwa muganga. Nta gukira nta ahubwo aserebera nta kigenda
ari ukuryama kandi kuva yafatwa icyo gihe nta kantu yongeye kubasha gukora byahise birangira ataka. Ubwo noneho abantu rero sinzi bagiye noneho bamurangira kujya kwivuza ngo mu Binyarwanda. Ubwo bakamujyana gihe cyakora ibyo aho sinamukurikiye kuko jewe ntabwo ibyo mbijyamo. Sinjya muri ibyo kuko mfite uwo nizera. Wizera nde? Ye nizera Yehova. Wizera Yehova. Uri umuhamya wa Yehova? Yehova kuki ari wahisemo gukurikira? Nuko naje kwiga ibyo nkabimenya, nkamenya ko ari Imana y'ukuri ifite ubushobozi. Ifite ubushobozi. Kandi nkamenya ibyo yakoze, nkabona n'ibindi, nkamenya n'ibindi izakora ntegereje ubu ngubu. Ibyo utegereje ni ibihe? Ibyo utegereje ni ibihe? Ntegereje ko iyi si izayihindura ikaba nshyashya, abantu babi bayigiraga mbi bakavaho ikabarimbura. Abantu bacu bapfuye twakundaga ikongera ikabazura tukongera tukababona, tukajya muri paradizo nshya. Isi igahinduka, ibintu bikaba bishya, ibintu bibi bikayivaho. Ese kubera iki Abayehova batajya bitabira gahunda za leta cyangwa bajya mu bintu bikorwa runaka bya leta? Ni ukubera iki? Nageze amahirwe ndakubonye, reka ngira amahirwe nkubaza ako kantu dusobanurire. Ariko turazitabira. Ngo indangamuntu hoya, ngo byo kujya mu muganda hoya. Ibyo ni ukubera rwose. Umuganda si ibikorwa by'amajyambere twabyanga, turabukora pe. Ibyo gutafata indangamuntu byakora mwangi ubu, ibyo gufata indangamuntu turazifata. Kuki se bavuga ngo Abayehova ntibemera gufata indangamuntu? Uko ni ugusebanya. Ibyo mutemera ni ibihe? Ni ukugenda basebanya. Ibyo mutemera kubera ibyo mwizeye n'ibyo mwemera ni ibihe? Ibyo tutemera nyine ntabwo tugomba kwivanga muri politiki. Kandi noneho hariho n'ibindi bintu nyine, mbese politiki z'abantu z'isi ntitugomba kuzivangamo. Nuko katwere gutinda, reka kane nadiri n'amakuru. Makuru ni meza. Amazina yawe yose arya ni Adeline? Amazina yanjye ni Uwasekuru Adeline. Uwasekuru Adeline. Imyaka harya ngo ibaye 35. Ni hano muri runo rugo turi niho wavukiye? Niho navukiye. Wamenye ubwenge ariho ubu uyibona? Mu bwana bwawe se wari muntu ki mu byo wibuka mu buzima unyuzemo mu bwana bwawe ukiri muto? Ubuzima bwanjye ntago nabayeho nabi, ntago ubuzima bwanjye bwigeze buba bwiza, bitewe n'uko jyewe papa wanjye yapfuye mfite imyaka 7. Kandi ubwo nkaba nari mfite na barumuna banjye 3 ndetse na mukuru wanjye 1. Ubwo rero muri uko kuba papa wanjye yapfuye mfite imyaka 7, naho mama uyu nguyu akaba yari afite imyaka 30, n'abana 5 bari batoya, ntago byari byoroshye, ubuzima bwari bubi. Byabaye ngombwa ko ntangira gukora akazi katanankwiriye mfite imyaka 7, k'imbaraga ntangira kwiga guhinga, ntangira kugira nko kwiga nize mfite ubwenge, ariko sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga bitewe n'uko kuba imfubyi. nkaba imfubyi nyine ndi kumwe na mama wari usigaye atishoboye amaze kuba umupfakazi. Ndagufasha nta kibazo. Ubwo ngubwo rero ntago ubuzima bwigeze bunyorohera, ariko mu byo nakoraga byose nkavuga nti ariko nuko ibintu nuko biri kose nimara gukura wenda nshobora kuzabaho nkibeshaho. Ntabwo ibyambayeho nyuma nabiteganyaga,
dore ko ngiye niga ikintu ngiye cyambabaje kurusha ibindi maze gufatwa abantu batangiye kujya bavuga ati dore uko kimeze tiwagira ngo cyavutse kituzuye ntatekereza ukuntu ngewe niga nari mfite ubwenge mu ishuri ntabwo narenzaga uwa kabiri mu ishuri iyo nabaga uwa mbere cyangwa nkaba uwa kabiri ubwo rero bavuga ukuntu bamaze kubona mfashwe ngo navutse ntuzuye ngewe bikambabaza cyane ngewe nari mfite ubwenge nk'ubu ngubu n'umwarimu wanyigisha n'abarimu banyigishaga bose bari babizi ko mfite ubwenge hari nk'umukecuru wanyigishije mu wa mbere waha hakurya i Karama ariko ari mu biruhuko by'izabukuru witwa Stefania uwo mwarimu yakundaga kunyita umuhanga bitewe n'ubwenge yabonaga nari mfite usibye ko nyine abarimu banyigishije jyewe abenshi nyine bari mu biruhuko by'izabukuru kuko wize kera nta n'umwarimu wanyigishije ubu ukiyigisha ubwo baho gutyo ubwo narize ngarukira mu wa gatatu ngera mu mwaka wa kane ariko niga igihembwe kimwe nacyo sinakirangiza kubera imibereho itari yoroshye yo mu rugo nza hano kwicara hano ikintu mama wanjye yarambwiraga ati dore ufite barumuna bawe nabo bakeneye kujya mu ishuri byibuze wowe umaze kumenya gusoma ati nukomeza ukiga nubwo ufite ubwenge ntago barumuna bawe bo ntago bazakandagira mu ishuri bino wicare mu rugo ubundi barumuna bawe nabo dore wowe umaze kumenya gusoma nabo barebe ko wenda bakandagira mu ishuri nabo bamenye gusoma kuko navuye mu ishuri ariko ndivamo ntabishaka numvaga nshaka no kwiga dore ko ntari nzi ko nzahura n'ibi byambayeho ubwo ngubwo ndivamo ntabishaka ku buryo rimwe higeze no kuza abantu hari isave bavuga ngo noneho bagiye gushyiraho umushinga w'ishuri ryitwa kacapu noneho wari ugeze mu wa kangahe nari ngeze mu mwaka wa kane mpiga igihembwe kimwe nacyo sinakirangiza noneho ubwo mpita nibagirwa bimwe nari narishizemo ko navuye muri pirimeri nyine navuyemo mpita numva nshatse kujya aho muri kacapu ndagenda baranyandika isave ndiga naho nize igihembwe kimwe nacyo sinakirangije kubera ibibazo by'ubukene byari mu rugo icyo gihe ndabireka none ndavuga ntubu ngiye kuguma hamwe kwiga ntago nize bitewe n'ubuzima bubi ntiyenda ntibitinda bibekera wenda yenda nshobora kutiga ariko wenda ngize amahirwe nkabaho nkagira ubuzima yenda nk'umwana wanjye yaziga mu gihe ntashoboye kwiga nuko ishuri nariretse mu ishuri wariretse ubu burwayi bwawe rero bwaje ryari nyirizina uburwayi bwanjye nko mu mwaka w'2003 nibwo bwari bumaze kwigaragaza maze guhera neza ntakibasha no kuvaho ndi cyangwa ngire ikintu nkora kuko mbere yaho ho nari narafashwe ariko ndi wa muntu utamenya ko narwaye kuko niyo byankubitaga hasi nyuma nashoboraga kuzanzamuka nkabasha gukora nkabasha no kujya kuvoma nyirizina rero bimaze gufatwa burundu nta kintu nongeye kubasha gukora dore ko mu gufatwa kwanjye nagiye kubona mbona abantu bakoze itabaro bamaze gukora itabaro ryari itabaro ryakozwe n'abantu benshi cyane baruta n'abantu baba bari mu itabaro risanzwe ahangaha naha niho nafatiwe nta handi wabibonaga mu nzozi cyangwa byari byabaye byari byabaye wabonaga ko ari ibintu byabaye barangije bacukura umwobo bazana isanduku yari isanduku nshyashya iriho udushumari dutoya hejuru y'iyo sanduku hari hageretseho umusaraba
ubwo noneho ndangije numva ikintu cy'igitekerezo kinjemo ndatekereza nti abantu ariko bagiye gukora itabaro tubuse ninde wapfuye. Ubwo ngiye kubona mbona ba bantu n'igihe bafashe bashyize muri ya sanduku. wari uri kubirota? Ntago narotaga. Warabirebaga n'amaso? Byari byabaye mama? Bashyira muri ya sanduku ariko nta byari byabaye, byari byo bashyira mu mwobo barahamba. Ubwo nyuma y'icyo gihe ubuzima bwanjye nabayeho meze nk'umuntu wapfuye mu buzima busanzwe. Kuva icyo gihe nkabaho meze nk'umuntu wapfuye. Kuva icyo gihe bimaze kukara yarwanaga yahugura imiti ngo kwiyahura. Icyo gihe kimara kubona ibyo ngibyo bimaze kukara nyine kugira ikintu cyari kimurimo no kwiyahura. Muri abo bantu wabonyemo ngo bari baje mu itabaro n'abaye? Bari abantu, harimo abantu nzi, harimo n'abo ntazi, bari benshi cyane. Yego. Kandi ubwo hashize nk'amezi 3 nabwo igihe kimwe nari ndyamye, kuko ibyo bimaze kuba, ibyo bya mbere byo gushingurwa bimaze kuba, nahise ndangwa no guhora ndyamye simbyuke, nta ntege ntacyo aho ndi, naba naryamye nkiruhutsa. Yego. No kurira. Ubwo ngubwo kandi n'abantu bambona ukuntu meze nkumva baravuga ngo wagira ngo abambwe nka Yesu, ngo wagira ngo bamubambye nka Yesu. Babona ukuntu meze, kuko ubuzima bwanjye bwahise buhinduka, ntago nongeye kumera nk'uko nari meze mbere ntarafatwa nkiri muzima. Nahise mpinduka cyane. Ubwo rero hashize nk'amezi 3 igihe kimwe nari ndyamye merewe nabi, ngiye kubona mbona, kandi ntago nari nsinziriye, nabibonaga neza, mbona abagabo babiri, umwe ahagaze aha uruhande rwanjye, umwe ahagaze aho, undi ahagaze nk'aha. Barangije baranyiyereka ndabareba neza. Ubwo noneho igihe nabarebaga ngiye kwambona ba bagabo bafashe iminyururu mu ntoki zabo. Iyo minyururu ndayibuka uko yasaga n'ubwo hashize igihe kirekire. Wari umunyururu w'umukara, umunyururu w'ubururu, umunyururu w'umukara, umunyururu w'umweru, uw'icyatsi kibisi n'utukura. Barangije barayirambura barayinyereka. Bamaze kuyinyereka, ubwo mugendimo nibaza icyo bagiye kuyikoresha, bahise bamfata banzingira mu kintu nari niyoroshe, dore cyari nk'icyo ariko cyaje gusaza, twaranagitwitse ko cyaje gusaza. Ubwo noneho ngazingiramo mbireba. Barangije bahereye ku birenge gutya, babohesha iminyururu, baraboha barazamura bakanyaga, bakajya bakanyaga nkataka, baraza gutya baraboha n'amaboko, baraboha bazingira muri kimwe nari niyoroshe. Ubwo barangije ngiye kubona mbona bagabo bazanye imishumari myinshi cyane n'inyundo, barongera bahera ku maguru dore bayafashe gutya, bagashyiramo umushumari bagakubita n'inyundo. Bagashyiramo umushumari bagakubita n'inyundo gutya, zama gutya mu maboko ho dore bagize gutya, ubundi bashyiramo umushumari. Amaboko ameze gutya, babikoraga, babigize gutya. Ubundi barangije bashyiramo umusumari bashyiramo umushumari. Barangije abo bagabo nahise nyoberwa aho bagiye, ahubwo mbona umugabo umwe. Yari umugabo muremure, kuko nari ndyamye hariya mu nzu. Yari umugabo uva hasi ahagaze akagenda, umutwe ukinjira mu ntuza, hari burafi ihari. Hari burafi ihari nyine y'imbingo, umutwe winjiragamo ukarenga. Wabonaga ari umugabo uteye ubwoba muremure, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara. Arangije yanteruje ukuboko kumwe anshyira ku kiganza cye, anteruza ukuboko kumwe undi ashyira ku mutwe we. Arikorera kandi ntiyafata, ararekura. Nkajya ndeba hasi
nkabona ndamanuka nkabona ndi bumanuke nikubite hasi ifite ubwoba cyane kandi ukiziritse n'imisumari. wa mugabo aravuga mu ijwi ku buryo iryo jwi n'ubu ntirijya rimvamo kandi hashize igihe kinini. urumva byari ku ntango nyifatwa, aravuga tubu nkagize nk'akaba, tubu nkahinduye nk'akaba mu ijwi ry'umugabo. ubwo ngubwo nyuma yaho nagiye mbona ibindi bintu byinshi cyane, ariko ibyo nibyo natangiriye, kandi ni ukuvuga ngo nk'uko nahambwe nabayeho nk'umuntu wapfuye, uko naziritswe ingaruka mbaho numva nziritse, mpambiriye ndanangiye, nk'ubu ukuntu mba numva ameze mu buzima busanzwe, mba numva njya nkunda kubigereranya n'igare, nk'uko wafata igare rihagaze, noneho igare urabona iyo ufashe igare ugashyiramo ingufuri ugafunga, iryo gare ari imbere ntiryagenda, n'inyuma ntiryagenda, nanjye nikomeze. ubu ngubu se ushobora guhaguruka ukagenda? Guhaguruka nshobora yenda guhaguruka nkagenda, ariko kugenda mba ngenda nandara, ku buryo nk'ubu nk'iyo imvura iguye ikagwa ndi ku gasozi ntegereye aho nugama, iranyagira ikanshiriraho, kandi yenda naho nugama atari kure ntabwo mbasha kugenda. wabuze nk'imicicu amaze gusazisha ayiryamaho, buri umuce mushyashya akaba uryamishaho ibaza indwara uryama ku musambi ari mushya ukarinda ugusaza. none se ndi kwibaza yenda ibyo byose nibyo byabaye itangiriro, ibindi se bihe bikomeye cyane wanyuzemo bitagiye kuva mu mutwe ni ibihe? ibihe bikomeye cyane nanyuzemo ni uko nari mbayeho mu buzima butoroshye bw'ubukene, nkabaho nari nzi ko ngomba kubona icyo kurya ari uko nahagurutse nkakora, ariko ntabwo nongeye kubasha kugira ikintu nkora, nabayeho nabi, inzara iranyica muri ubwo burwayi bwanjye, inzara iranyica nkabura uko mbigenza, noneho njyewe naravuze nti nuko nambuwe ubushobozi mu buzima bwanjye, burwayi mfite ntibutuma ngira ubushobozi, nanahaguruka nkagenda nkajya nirirwa nsabiriza, ariko uburwayi mfite ntabwo butuma ngira ubushobozi. iyo byanyobeye nicara ahangaha ngasanga ndimo ndarira, ubundi nkajya mu buriri nkaryama, nkavuga nti ni ukwigira mu kirago nyine nkiryamira, nta kundi nabigenza. uyu mukecuru kandi nawe ureba ahangaha, nawe urabona ageze mu zabukuru, nawe yafashwe n'uburwayi nyine bumufatira mu zabukuru, ni uburwayi nyine bw'umuvuduko ndetse na za hepatite. ubwo ngubwo nta ntege nawe agira, nawe niwe yabanje kujya ndwaza, ariko ubu nawe bimaze kumunanira, ni uguhora ajya gufata imiti kwa muganga. nk'uko yagiye gufata imiti, ubwo nirirwa aha n'amazi yo kunywa mba nzi ko ntari buyabone. ikibazo ndi kwibaza, nyuma y'ibyo byose wamaze kubona watangiriyeho, ni ibihe bindi bihe bikomeye cyane wese ukurikizaho? kurumva ibyo nibyo yatangiriye ubwo ni mu myaka ya 2003 2004 gutyo, ubundi indi myaka ibintu byakurikiyeho ni ibihe byagiye bituma wumva ugize ikibazo gikomeye cyane byaguteye ubwoba n'uyu munsi wibuka? Njyewe ibyo bintu byagiye bijyanirana n'ibintu byinshi ku buryo byamaze gusagamba. nk'ubu ngubu iyo ndyamye ntabwo nshobora kuryama ngo nsinzire, njyewe mba numva ikintu kindimo gihora kindimo mu buzima bwanjye, wumva cyanguguriyemo cyarengeranye. mu mubiri mahagana he? mu mubiri wumva ni mu mubiri wanjye hose. ubwo naba ndyamye nijoro nko mu gihe biba bigejeje nko mu isaha ya 6:00 7:00 z'ijoro, aho nkumva ikintu kimeze nk'aho ari igitotsi kandi atari igitotsi, aho kugira ngo ndyame mpedeke, nkumva umuntu arimo arakabakaba gutya
inyuma yanjye yenda ndyamye ndeba gutya nkumva umuntu arimo arimo aragukora akabakaba gutya nkumva amaguru arareshya n'ayanjye arimo aransunika gutya none nkatekereza ntese uwo muntu urimo unkoraho ninde ko nta muntu naherutse uryamye inyuma yanjye igihe ntekereza gutyo noneho nanjye nkamukoraho nkumva ni umuntu nkakomeza kugira ntanajijinganya nkamukoraho nkumva ni umuntu ubwo uwo muntu aba ari umugabo cyangwa ari umugore aba ari umugabo muba muri kumwe uwo muntu ubwo ntatindiganya bimwe byo kunkorakora cyangwa kunsunika bihita bivaho noneho agahita noneho agarukana agahita ahaguruka akaza akankuramo imyenda ubwo nyine akansambanya ariko mba mbona ari ibintu biba buri joro se cyangwa biba rimwe na rimwe birangana nk'iyo myaka iyo myaka uko nyimaze ibyo bintu nakunze kubibona kandi icyo kintu uba ubona ari ikintu cy'ikigabo cyambaye nk'impeta ebyiri ku ntoki zacyo dore hariho impeta ebyiri kuri izihe ntoki izi hano hariho impeta n'aha hariho impeta mu izosi cyambaye umukufi yego cyambaye ikintu kimeze nk'umukufi kijya kikuvugisha se mbere yuko yenda kigusambanya kuvuga ntago nk'iyo kirimo kinkorera nk'ibya furambi ntago kivuga ntago kivuga nanjye ubwanjye mba ikiragi naravuze ntiyaba ntabaga ikiragi najya mvuza induru nkatabaza iyo ugiye kuza tuba ikiragi ariko noneho hakabaho igihe noneho byihindura uko bishaka bikaba byaza mu buryo noneho bivuga mu majwi nkayumva bivuga gute nk'ubu ngubu igihe kimwe nagiye kubona ndyamye byari nka 9:00 z'ijoro ubwo ngiye kumva numva ibintu hano mu gatuza byafashe amabere yanjye birimo bironka ndareba ndebye mbona ni ibibwana by'ingurube binyuzuyeho none nkomeje kwitegereza kandi ubwo mbasha gukoraho nkaba nakora ariko simbe nakikuraho kuko mpita numva gikomeye kimeze nk'icyuma cyafasheho ubwo noneho nkanatekereza ni ibintu biranyishe noneho ariko simbashe kuvuga bimwe biza ari ibibwana by'ingurube ubundi bikaza ari abantu noneho byaje ubwo ntabwo byakomeje guhinduka nk'ibibwana by'ingurube byahindutse ahubwo ibyana by'imbwa biza noneho guhinduka nk'ibyana bya cya gikoko kiba mu mazi kimwe bita ingona ubwo noneho byaje guhinduka noneho bihindukamo ibikeri bihindukamo mbona bihindutsemo ibintu bimeze nk'ibirimi by'umuriro wa muriro noneho uvamo umwana mutoya wabonaga ari nk'umwana ufite nk'imyaka nk'ibiri noneho arambwira wari wabona iki ntacyo wari wabona twebwe abana ba satani tuzabikwereka icyo gihe nibwo bwa mbere nari numvise ijwi rimbwira gutyo mbere ntago nari narumvise ijwi rivuga gutyo no mu by'ejo bundi ndumva nta kwezi kurashira nabwo nagiye kuba mbona ikintu kiraje kiranigagura ubundi kimaze kunigagura ngiye kuba mbona imbere yanjye hahagaze umwana nanone nk'ibiri uwo mwana kandi uko aba avuga ubona adakwiranye n'iyo myaka afite ubona imyaka 2 ariko uvuga nk'umuntu mukuru ngo ntacyo wari wabona ngo iyo ngo twebwe ngo abamarayika ngo twaragakubise ngo twebwe ngo abamarayika twaragakubise ngo tuzagukubita ngo paka ngo ntacyo ngo urabona ubwo ni ibintu byajyaniranye n'ibintu byinshi iyo myaka ni imyaka nagiye mbonamo ibintu byinshi ku buryo ngewe iyo ntekereje mbona
mbona ukuntu bimereye, mbona imyaka nk'ibintu umuntu uri mu buzima busanzwe aba abonye mu mwaka umwe, njyewe mba mbibonye nko mu myaka 10 cyangwa mu myaka 20. Njyewe ntabwo mbayeho nk'abandi bantu. none se gatoya birumva ni ibintu bimaze igihe kirekire. Hari umugabo tubwiye ngo ari ukwikora icyo gihe, yaje kugutura bimeze gute icyo gihe bamaze gutura imisumari banakuzingazinze? ntago navuga ngo arantura, kuko iyo nabonaga ibintu bimeze gutyo byameraga nk'aho birangiye, nkisanga n'ahantu aho nari ndyamye ntigeze mpava, ntigeze mparenga, ariko ubuzima bw'ibyo bintu nakorewe nahitaga mbujyamo. Yego. Nkahita mbujyamo, niba nabonye bampambye ubwo nyine nkabaho nk'umuntu uzitsa ahantu nyine. Nase kuki uhora wifubitse gutya? Naje ungushira gufata nk'ishuko ukayikuraho. Ntago njya nyikuraho, aho ndi hose mba nifubitse. Mbese nkifatwa hashize igihe gito nihagararaho sinanifubike, ariko n'abantu bajya bareba ukuntu nabaye bakanseka, ariko nihagararaho. Ubwo igihe cyaje kugera noneho nkajya numva imbeho insesera nk'urubura. Ubwo nibwo nahitaga mfata icyo niyifubika, na n'ubu sinjya ngishyira hasi. N'ubu ngubu ubu ngirwa n'izuba. Mu gihe cy'imvura rero mba merewe nabi cyane, nta no kugera ahagaragara. Mu gihe cy'imvura usanga ncuritse umutwe, mba nifubitse ncuritse n'umutwe meze gutya. Mu gihe cy'imvura ntago naba meze gutya. Ubundi bakaba bancanira umuriro nkota nk'iyi mvura yaguye. Ubundi mba numva izuba ryahora riva n'imvura ntigwe, bitewe n'uko iyi mvura izuba ripfa gutuma nk'ubu mba ndahagaragara. Rero reka twumve, yenda numva ni imyaka myinshi cyane ishize. Usibye biza nijoro rikaguhohotera gutyo muri ubwo buryo, n'ibyo biza bikakonka muri ubwo buryo bwa nijoro, ibindi byo ni ibihe? Ibyo bijyaniranye n'ibintu byinshi. Mu buhe buryo ugenda utubwira? Bijyaniranye n'ibintu byinshi. Nk'ubu mbayeho nk'umuntu wapfuye, nta kintu nkoresha amaboko yanjye, ntacyo. Ariko nshobora nko kujyanwa ku gasozi nijoro, nkajyanwa nko hantu mu mirima mu mishike, nkarara mpinga. Kandi koko ubwo iyo bukeye bucya mbona ntigeze mva naho narindi, ariko mba numva ameze koko nk'uwaraye mpinga, kuko bucya numva ameze nk'aho imashini yaje kandi bata imashini nazo zikazana amabuye zikamenaho. Uyu munsi ibyo byose bimaze iyo myaka yose bikubaho, ariko se ibikomeye cyane wowe unyuramo ni ibihe usibye ibyo watubwiye? Ibyo bintu byangizeho ingaruka zikomeye, kuko nkanjye nka mbere ntarafatwa nari umuntu wifitiye icyizere, n'abantu kandi nabo ukuntu twabanaga bari abantu ntawansuzuguraga ntacyo, ariko maze gufatwa baransuzuguye, kugeza n'abo dufite icyo dupfana na bene wacu baransuzugura, bampa akato, baranyanga cyane ku buryo mbese bimbabaza, kugeza ubwo bambona ati dore cyacya nazi. Dore cyacya nazi, tuwakibona atasamuye cyamutera umwaku. Birakubabaza cyane? Bikambabaza. Byangizeho ingaruka zikomeye cyane. Izihe ngaruka? Ni ingaruka zikomeye ku buryo ubu ngubu ukuntu jyewe
mbayeho urabona nk'imbwa uko bafata imbwa batunze mu rugo. Imbwa nyine ni itungo risuzuguritse batunga mu rugo. yego Ariko jyewe nabaye hanyuma y'imbwa, uko abantu bamfata n'uko abantu bambona bamaze kubona ibyo bingezeho. yego niko bagufata. Ubuzima bwawe ubundi babuhagaze gute, turetse n'ibyo byo kuvuga ngo wigereranya n'iryo tungo ryo mu rugo risuzuguritse nk'uko bivuze, wowe ubundi ubuzima bwawe ni ubuhe ubu ngubu uyu munsi mu gitondo kumbyuka? Ubuzima bwa buri munsi ni ubuhe kuri ruhande rwawe? Ubuzima bwanjye ntabwo igihe cyose mba mbona mpora nibarira ko ngomba gupfa, ahubwo sinzi n'ikintu gitumye ngeza aya magingo, kuko jye urabona nk'ubu mba nabyutse mu gitondo kugira ngo bukarinda bwira ntageze no ku muharuro. Ubwo mu buzima bwanjye n'inzara ibirimo, mba nteganya ko ntanishwe n'ubu burwayi n'inzara ishobora kunyica, kuko nta hantu nkura icyo kurya. Kandi wumva ushaka kurya? Kurya ngira n'inzara idasanzwe cyane, ku buryo njyewe ngira n'inzara itameze nk'iy'abandi bantu. Nabaha ibiryo nkamuha ibiryo nk'iby'abandi, ubwo akarya, ariko yarya ko inzara irangije agahora yahoraga inzara irangije noneho nkabona ese kwa bari bingana n'abandi, wakumva avuga kuri yagira ngo ntarya, agahora inzara irangije, agahora ameze nk'utariye. Kandi ibyo byose hari ibyo yatubwiye yenda runaka agenda acamo mu minsi yose, ibyo bintu koko yabivuze niko yabibabwiye cyangwa hari n'ibindi yibagiwe yenda ubitunyure bo muri make? Ni ibintu byinshi ntago nabivuga ngo mbirondore. Hari n'igihe yigeze kutubwira ko ngo byaramujyanye bimujyana ngo mu mujyi, hari Butare, simbizi koko yaratubwira ngo byamugezaga ahantu. Byanjyanye mu mahanga, ku buryo hari n'igihugu byanjyanyemo ubwo byanjyanaga ikuzimu. Donc umujyi wari uwuhe, kameze gute, wadushushanyirize neza? Ashobora kuba ari nko muri Isiraheli cyangwa ntibatubwiye ngo ni Igoma, ngo hari haba byamugejeje baba ngo ahura hazi ngo darangana ngo ni Igoma. Ibyo ni ibya mbere ndavuga aho byanjyane bijya kunjyana ikuzimu, kugira ngo bimbwire ko nzaba ku isi ariko nta jambo mpafite, ntateze kuzabaho nk'abandi bantu, nzaba ku isi nta jambo, nta bubasha, nta n'ubushobozi mpafite, nta kintu mpamaze. Wagiye ikuzimu ryari? Wagiye mu buhe buryo? Wanyuze hehe? Dusobanurire. Ni ibintu rero bikora nk'ibintu bimeze nk'ibitangaza. Wajya kubona ukabona nk'ikuzimu ndahisanze, nabonaga ko ari ikuzimu, narabibonaga ko ari ikuzimu nageze. Wahabwirwaga n'iki? Ko nahabonaga abantu, nabonaga ari ibintu bimeze nk'ibikeri, ahantu nyine kandi bameze nk'ibikeri, bakavuga nk'abantu. Bavuga gute? Wowe ukabana nabo gute kandi babonye nk'ibikeri? Ibyo biba nk'ubu ngubu bishobora nko kuba nko mu isaha imwe, nkabibona mbese biba bimeze nk'aho ari televiziyo yenda birimo binyereka, ariko ibyo nkaza kuzanzamuka nkisanga naho narindi ntigeze mparenga. Ariko ibyo byankoreye n'iyo filimi bikangiraho ingaruka, nkaba muri ubwo buzima. Nk'uko byanjyanye ikuzimu, mbibona ko ari ikuzimu nagezeyo, nkajya numva amajwi ambwira ko nzabaho nta rugo nteze kuzagira, nta mugabo nteze nzashaka, nta kinzabaho, nzabaho ku isi nta jambo mfite, mbese nzaba ku isi nambuwe inshingano zo ku isi, nta kintu nzahamara, ntacyo uzimarira. nzahaba
ntameze nk'abandi bantu mbese. nuko ujyayo kangahe mu kwezi cyangwa se kangahe mu gihe runaka? Ibyo nabibonye rimwe kandi n'ibindi mbona ngenda mbibona rimwe, ariko nyuma yaho nkaba nabona ibindi bijya kugirana isano n'ibyo, ariko ntabwo mpora mbona bimwe bya mbere. Bimwe nabonye mbere ntabwo ari byo, ushobora kwenda kubona ibindi bijya gusa nkabyo ariko atari bya bindi subiyemo. Yego, urumva ntabwo uri ubuzima buba bworoshye, ntabwo biba byoroshye, ni ibintu uhoramo buri munsi utazi ngo bizarangira ryari. Ese yenda ikibazo cy'amatsiko ku ruhande rumwe, uwo mugabo uza mukabonana aza buri munsi cyangwa n'igihe runaka, yenda kugira ngo mbone uko nkubaza n'ibindi? Aribagiza, hari igihe hashira nk'iminsi nka 10 nka 15 bikibagirana yenda bikazaza bintunguye ari nk'ibintu binyubikiriye, nari ndimo nanatekereza ibindi byo ntakibitekereza. Ese ku ruhande rwawe imihindagurikire y'umubiri w'umukobwa, ibyo bihe nawe urabigira? Ubuzima bwanjye bwarahindutse. Bwahindutse icyo gihe ukitangira kurwara? Nk'ubu ngubu ntabwo mbayeho nk'abandi bantu nyine. Urabona nyine uko umuntu w'umukobwa amera mu buzima bwe. Njyewe mbere ntarafatwa niko nari imeze, mfite n'ibimenyetso nyine by'uko ndi umukobwa, ariko maze gufatwa ibyo byose byaragiye mpita mpinduka nk'ikindi kintu. N'ubu niyo nikozeho mba numva ku ruhu rwanjye ntameze nk'umuntu usanzwe. Kuva icyo gihe wari umukobwa, nyuma y'uko ufashwe se ntabwo waretse kuba umukobwa? Kandi uvuga ko icyo kintu kiza kikagusambanya se utari umukobwa? Ariko narahindutse, ntabwo meze nk'umuntu muzima. Ese mama, yenda ku ruhande rumwe mwigize mumujyana nk'ahantu haba abanyamasengesho baragusengera? Yego. Uriya yajyaga aza akantora akanjyana, tukagenda akanjyana ahantu ishyanda n'ahantu ikavumu nahe, kandi ahangaha naho Nkunda ye wumvise. Tubwire neza, dusobanurire neza. Mwaramujyanye mu masengesho, ahantu hari abanyamasengesho baramusengera? Twebwe ntidusengera, tujya mu materaniro ya Gikristo. Urumva, ariko namujyanye kenshi rwose. Usibye se hari abandi banyamasengesho bo mu matorero runaka yenda atari abahamya ba Yehova? Abandi abarokore nabo baramujyanaga. Mujyana nka bureka nyine barazaga ntibashobora kumukiza. Wagiye mwamujyanye? Naramujyanye bakamusengera. Yego. Icyo gihe Imana inantegeka kumusengera, nkajya musengera niyirije ubusa. Ndabikora, ari nabwo Imana yambwiye ngo uburwayi bwe bushyizeho iherezo. Yego. Njye nanagira ngo ndatasanga yakize. Nje nsanga biracyakomeje, bikomeza gutyo. Cyakoze ari imwe mu nzozi, ni nabwo namubonye atifubitse birantangaza. Yego. Mubona mbona turimo dusengera umuntu urwaye amadayimoni, njye nawe. We nawe? Turi kumusengera, turamusengera, birangira uwo muntu akize. Yego. Mu kumubona rero nabonaga atifubitse, yambaye imyenda nk'uko bisanzwe yarakize. Nanone mu nzozi nongeye kumubona atifubitse yarakize. Namubonye kabiri muri uko gusenga. Korona rero yahise iza, ibintu byo kujya gusenga birahagarara. Kujya mu rusengero we ntabwo yakomeje kujyayo, ariko mu isengesho ndamuzirikana. Numvise rero aba banyamasengesho, njye numvise mwabazana. Oya, ariko guterana, ariko hari abanyamasengesho basenga umuntu agakira. Hari abanyamasengesho basengera ibyo bintu bikagenda by'amazi. Njye ndabyizeye. None se yenda gatoya hari ibyo yatubwiye wabikurikiye byose? Ibintu atatubwiye kandi wumvishe
abantu bakeneye kumenya ni ibihe ku buzima bwe mu byanyuramo buri munsi? ibyo ni birebire, hari n'igihe yahoraga ataka avuga ngo mu nda ye ngo hahora hacanye, ngo bameze ngo nk'aho bahacanye amashara, ngo n'amashara kuri abo bafata amashara akajaragata. Nibyo koko se? Ubwo bimwe yabyibagiwe. impamvu noneho mutabyumva, hari ibintu bidadiye, ibidade bimeze rwose, iyo birimo bitaka bifora, umva ari nk'ikintu, ibintu biba biri nko mu mashashi bifora ku buryo wagira Hari n'igihe bivuga ukabyumva, n'ubwo hari igihe byavuga. sinzi impamvu hari noneho Bivuga ngo iki? Biba bimeze nk'umuntu uri gucundugutura nk'ijerekani irimo nk'amabuye cyangwa igicuma. iyo babyumvise baravuga ati ese ibyo bintu warabiriye? Ntiwapi, ibi bintu ntaho nabiriye, ntago nabiriye. ibintu biteye ubwoba rwose. Birambangamiye, ubundi mu nda wagira ngo niho intuza yabyo iri. Indiri yabyo. Rero uyu munsi icyo ukeneye ni iki? Watubwiye ngo icyo kurya. Urera atubwiye ati ukeneye abanyamasengesho nk'uko buri wese abibona. Ubundi rero ikintu wumva ukeneye kuruta ibindi ni iki? Wumva cyakugirira umumaro kizanagushimisha yindi munsi wakibonye mu buzima bwawe? Yewe ku bijyanye no gukira, ngize nk'amahirwe nkabona nk'abantu bamvura nkakira, nabyo byanshimisha, nabyo ni byiza. Kuko jyewe ubu narahangayitse, nahuye n'akaga gakomeye cyane. hari igihe yagiye muri kaburimbo hariya, ajya mu modoka ngo zimwice, imodoka zikamukatira. No mu nzuzi hose nagiye nshaka kujya kwiyahuramo bitewe n'ibibazo. Ubwo rero bigakubitiraho n'ubukene. Nkanjye ubwanjye ntarafatwa, nafashwe nk'umuhinzi ahingira amafaranga 200 inaha ngaha. Icyo gihe ufatwa? Ubu umuhinzi winahingira 1000. Mu buzima bwanjye maze gufatwa nta kintu nongeye kubasha gukora kugeza na n'ubu. Ubwo rero ibyo byangizeho ingaruka n'ubukene butoroshye, ku buryo kubona akantu nifuza ntabasha kukabona. Ntabwo mbasha kwifuza akantu ngo nkabone, nubwo mbayeho nk'umuntu utariho, wapfuye utariho, ariko mbasha gukenera nk'ibintu umuntu muzima yakenera ari ku isi, ariko simbibone kubera ko nta hantu nabikura. None wowe uyu munsi hari ibihe ujya tuvuge nk'ubu ukajya kuvuga ati nijoro noneho harageze bino bigiye kuba, niho ikintu kigutera ubwoba ubonye ijoro rije, bitewe n'ibyo uhurira nabyo muri iryo joro? Njyewe ahubwo mba numva butakwira, kuko iyo bwije mba mvuga nti burije nta n'umuntu ndi bwitabaze, ntibyibuze nibe no ku manywa yenda nagira n'umuntu mbona, ariko no ku manywa naho nta muntu ujya unsura pe, nta muntu ujya unsura, nta muntu ugira icyo amarira. Mbese abantu bakimara kubona mbaye gutyo bahise bampa akato, baranyanga cyane. N'umuntu yenda twaba dufite icyo dupfana agahita, habe no kundeba n'irihumye, habe n'iki bamfata. Njye nkunda kwigereranya, abenshi nagiye kumva nkomeza kumva amajwi y'abantu bavuga ngo nk'uriya ari uwanjye namwica. Abantu babivuga. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ariko humura uri muzima kandi Imana irakuzi. N'abantu badukurikiye ntabwo natunga ikintu kimeze kuriya. Humura, Imana irakuzi. N'abantu badukurikiye kibaho kidakora, nta kantu na gato gikora. Kandi mu buzima bwanjye nubwo mbayeho gutyo, mba numva ntekereza nko gukora, kuko ntekereza nk'uko abantu bazima batekereza, ariko nta bushobozi nibwo ntafite. Nk'iyo mfashe nk'akantu mu ntoki, yenda nk'agakombe, mpita numva hano gutya mu ntoki hameze nk'ahagiye gucika. Ubwo mpita nshyira hasi, namara gushyira hasi ubwo nkiruhutsa, nkamara nk'isaha yose niruhutsa. Ukumva umeze nk'umuntu uteruye nk'ibiro 100? Mba numva meze nk'uteruye nk'ibuye.
riremereye cyangwa nk'urusyo. ufashe igikombe mu ntoki Mm. ubu n'ubu niko byagenda uramutse ugifashe ubundi ubwo nkahora numva meze nk'ikintu nk'urusyo rumpambiriyeho hehe ku mubiri wanjye wagira ngo ni urusyo rundemereye rumpambiriyeho bafashe bampambiraho. yego ngo ndagusabye akantu gato nk'ubu ntabwo wahaguruka guhaguruka nahaguruka ngo gerageza uhaguruke turebe nahaguruka gusa nyine ubushobozi bwo kuba hari ikintu nakwimarira. ni gutya ubu kugira ngo uve nk'hano ugire nk'ahantu ujya ubigenza gute nk'ubu wagerageza ukagenda ugatambuka agenda gake asukuma reka tugende twegere nk'ahano imbere ariko nabwo yagenda akagwa ku nzira bakaduhamagara nabwo ntago nagenda buri munsi nk'uko umuntu agenda buri gihe. Kugenda kwanjye nshobora kumara nk'umwaka ntarahaguruka muri uru rugo. ngo reka dutere intambwe tugirane imbere turebe Kugenda mba ngenda ariko ubona nta ntege sinshobora kwihuta. ni gutya ugenda aho bari kujya hose ngo garuka hano turebe garuka nuko nguko ubu ntabwo ushobora kuba yenda wafata nka zino ngo uziyambike cyangwa se ngo uterure nk'ikintu runaka nazifata nkazambara ikintu wenda ntashobora ni ibijyanye no kugira icyo nkora n'imarira kigaragara. ubu ntabwo wafata igikombe ngo wisukire amazi yo kunywa ubundi ngira ikintu gituma nta kintu mbese kimeze nk'aho ari uruzingo kimbuza no kuba nta bushobozi mbese ku buryo n'uyu mukecuru hari igihe nk'iyo adahari hari ahantu yagiye nko mu gitondo njyewe wenda niriwe aha nshobora kugeza nka nimugoroba n'amazi ntarayanywa bitewe n'uko wabuze imbaraga ese amajwi akuvugiramo cyane ni ayahe abakubwiriye amajwi amvugiramo nshobora yenda nko kubona nk'ikintu kije mu buryo bw'umuntu cyangwa se kikihindura nk'inyamaswa kikaza nko mu buryo bw'intare cyangwa impyisi. impyisi se umenya ko ari impyisi njyewe ubwanjye nari ntarabona igikoko ariko narakibonye nubwo ntaragera muri pariki ariko narabibonye intare nkayibona impyisi nkayibona nkatandukanya n'ingwe gutyo kikaza gutyo yenda kikaza kikampagarara nk'imbere nkabanza nkacyitegereza ubundi nk'intare cyangwa impyisi yihindura uko gishaka igahita imfata igashyira mu kanwa igahita imira kigahita kimira. ubwo rero ibintu byambayeho ni byinshi iyo kimaze kumira rero kikumira bungura kitahekenye iyo kimaze kumira rero mbaho mu buzima bwanjye najya kumva nkumva yenda mu gihe ndimo ntekereza ibindi ndimo nitekerezaho nko ku buzima bwanjye najya kumva nkumva nk'ikintu gikubise umurindi hano mu ntugu gikubise umurindi aha mu ntugu kigize gutya nkumva ni nk'uruntu rwakasha nyine ni nk'urukoko rwakasha ruguri kurya inzara rundimo runkubisemo umurindi kuno igenda gutya nk'ubu ngubu dore ahangaha gutya hari igihe yajyaga atwereka ibisibi ahangaha umuntu akabibona dore ahantu uzi hari inkovu ahangaha hari igihe najyaga kumva nkumva ikintu kigize gutya kiragutuje gishinze amenyo noneho ubwo ngubwo nkagira ngo kirahoboye ariko ubwo ngubwo nareba nkabona n'ahantu kiriye hagaragaye agasebe gato katanasobanutse kandi ubundi cyagize nk'aho kihoboye ariko ntihagaragare nk'uko kibigenjeje ubwo
nkabaho icyo gikoko nyumva cyandiye nkibona, ariko najya kumva nkumva umurindi wacyo undimo, nkumva kigize gutya mu buryo butunguranye, nari ndimo ntekereza ku bindi, nkumva nk'urwo rukoko rurubikiriye, nkumva rugize gutya. iyo ntare cyangwa se iyo mpyisi. ubwo hakabaho nk'igihe yenda mva hano nkandara nkagenda nsukuma, nagera yenda nko ku gasozi ngenda nanga, nkumva nk'ikintu kimbwira turajya he, ntiwakwisubiriye mu rugo ukagenda ukajya ku kirago ukaryama, urajya he? ubwo noneho nkahatiriza yenda nkanga guhita nsubira mu rugo, nkahatiriza. noneho igihe ndimo ntekereza nkumva nta ntege mfite, nkiruhutsa, nakwiruhutsa nkumva ikintu kimeze nk'igisaza kirimo kiranyongorera, nk'aho kimvugiramo kinyongorera, ariko ibintu ntumva. ni ibintu byinshi cyane, ibyanjye nashobora no kumara n'imyaka 3 mbivuga bitararangira. ni ibintu byambayeho, ni ibintu byinshi cyane, gusa byangizeho ingaruka zikomeye. ingaruka zimbangamira cyane cyane ni ukuba muri ubwo buzima bw'uburwayi, mpora ndyamye, n'ubukene. n'iki uwo tubana, uyu mukecuru muramureba, nta bushobozi afite, nafashwe agifite n'imbaraga, none dore ageze mu zabukuru kandi afite n'uburwayi, ni uguhora ku miti, nta mbaraga agifite, nta gishoboye no guhinga. ariko nibe na mbere tukiri abana aturera, ukuntu yatureraga, yarahagurukaga akaba yajya nko guhingira agatebo k'ibijumba, byari binakiriho, yahingira agatebo k'ibijumba, ariko byaje guhinduka ubu muri iki gihe n'uwaba ashoboye ntago yagahingira umubyizi umwe. tugana ku musozo se, ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye kano kanya bitewe n'ubuzima bwawe ndetse n'imibereho yawe? ni iki kintu wababwira ku bantu badukurikiye bari mu mpande z'isi zigiye zitandukanye? abantu badukurikiye, ikintu nababwira, ubuzima bwanjye buragoranye, burampangarikishije. nk'ubu ngubu ngira ikibazo cyo kwicwa n'inzara muri ubwo buzima ndimo, n'imyambaro simbasha kuyibona, kuko njye ntabwo mbasha kwigurira imyambaro, ntaho nayikura. hari ibyo kurya, mbese inzara iranyica, ku buryo mba nifuza yaba ngira n'ubushobozi bwo kuba nahaguruka nkajya gusabiriza, none ntabyo nshoboye, ni ukwibera ku mbuga ahangaha. nagira Imana bugacya bukira ndaha, nk'ubu ngubu buba bwije, ntigeze ndenga n'irembo, kandi ndibaza ibyo kurya nta hantu mbikura. rero kandi urasonza cyane uko babitubwiye. ndasonza cyane kurenza n'umuntu muzima ufite ubushobozi bwo kubikora, bwo kubishaka. yego. ese nta kintu wigeze bakubwira ati iki kintu uzakibwira abantu cyangwa uzakibwira abantu bo ku isi? Jewe mba mbona ari ibintu by'urugomo nyine, by'agashinyaguro, byo kunyambura nk'ubuzima bwanjye, nta kindi. buri ubuzima jewe, nta kindi kintu bireba ku bandi, nta kindi. kuko hari n'ikindi gihe, hari nk'ibintu bikora byo kuvuga ngo kurya inyama z'abantu. inyama z'abantu rero jye nariye, nta zindi nyama zindi nariye z'undi muntu runaka, nijye ubwanjye wiriye. gute se kandi noneho? Njyewe nagiye kubona mbona umuntu, yari umuntu w'umugabo. yego. kugira ngo mbibone neza, ntago yahereye ku ijosi, yahereye ku birenge, akajya akata. yakasese ko mura nta nkovu ziriho? yarakataga ukuguru akagukuraho kose kugashiraho, agakuraho n'amaboko agakuraho, akata arinda ageza hejuru nk'ibireba, agukatamo akakumara, arambika. n'ubu babara se? arambika, mbabara nataka mbyumva, arambika.
noneho arangije ni ibintu bikora ibintu bisa nk'aho ari ibitangaza, birangije noneho bihita byongera bimpindura muzima, binyereka ko ndi muzima. Bimaze kunyereka ko ndi muzima, byahindukiye noneho bimpa bimwe byankuyeho, bintegeka kubirya byose. njyewe ubwanjye ndirya, nari inyama z'abantu ariko nzirya ni njyewe ubwanjye wiriye. wariye izawe. donc bafashe umubiri wawe bose barawushwanyaguza, barangije guhindura muzima, wa mubiri wagukuyeho urongera urawurya wose. Warawuriye urawumara? Yego. Ibyo byabaye ryari? Hashize igihe. Ibyo bibaye hashize nk'imyaka nk'itatu. Ubundi bigenda biba bimeze nk'ibintu birimo mbese ni nk'uko wareba filimi, ariko uko nabikurikiranye, uko hagenda hashira igihe niko haba hategurwa ibintu bigiye kumbaho. Mbese ngubu buhangayitse ko guhangayika kugiye kuva mu izina rya Yesu Kristo. mu buzima bwanjye ubuzima ndimo burampangarikishije kandi burababaje. Bibaye ngombwa njye nkabona nk'umuntu wankiza, nkabasha kubona nk'ubuzima nkasubira mu buzima bw'abantu, njyewe ubwanjye nkabyivugira nti nsubiye mu buzima bw'abantu, byaba ari ibintu byiza bishimishije. Ariko njyewe ubu narihebye, ntago mba nibaza ko nagaruka kuri iyi si y'abazima ndi umuntu muzima. nk'ubu ngubu nageze ubwo bavuga ati ubu rero birananiranye, aho wirutse hose wivuza byarabananiye, none no mu masengesho naho byarabananiye, byaranze. Noneho abantu bakambwira ati ariko rero ibyo bintu byawe hari abantu bashobora kubivura. Akambwira ati nko muri Tanzania nibo bashobora ibyo bintu. Akambwira ati hari abavuzi bashobora ibyo bintu, hari mu Bugesera hari umuvuzi witwa Sarongo washobora ibintu bimeze gutyo. N'ababeshyi ati Kigali barahari, ahantu uzakirira ni mu Mana nta handi. Abitwa ngo ba Rutanga rw'amaboko na ba Rukangara, abo ngabo nibo bashobora kugusubiza mu buzima busanzwe. Abo ngabo bakabimbwira, ariko nta bushobozi mfite, ubushobozi bwanshizeho. Abo barakubeshya uzakirira ni mu Mana honyine, sibyo? Narivuje, urugo rurasenyuka, n'ubukene dufite, ingaruka zakomotse kuri ubu burwayi bwanjye. Ahantu uzakirira ni mu Mana honyine, sibyo? Ahubwo ujya usenga Imana, ubwo ukwicara mu mutima ugasenga Imana ukayitakambira. Ndasenga. Ni iki kintu ujya usaba Imana? Ndasenga cyane. Ikintu cya mbere nyisaba ni ubuzima. Nyisaba ubuzima, ubundi nkanayiragiza nyine ngo ikomeze kundinda, ibashe njyewe nta bushobozi bwo kwishakira ikintunga, nabyo mbishyira mu isengesho nkavuga nti, nkabwira Imana nti Mana uba ari wowe ungenera ahantu nakura ubushobozi bw'ikintu cyantunga, kuko njye nta bushobozi mfite. Urabona amaboko yanjye yaradadiwe, yarajishijwe, yashyizwe mu mbago, nta kintu mbasha kwimarira. Hari irindi jambo watubwira mbere ko dusoza? Amagambo ni menshi, njye mfite amagambo menshi cyane. Irindi riri ku mutima wawe umva twagenda tutubwiye ni irihe? Ni amagambo menshi cyane, kuko njyewe ibintu byambayeho birakomeye, birenze ibintu byageze kuri Yobu. Ntaho bihuriye, ibyanjye birakomeye cyane. Ese ko wageze ikuzimu, wigeze ubona Satani cyangwa se ikindi kintu? Naramubonye imbona nkubone, kuko icyo kintu nta wundi ni Satani. Icyo kintu kiba kimpohotera gutyo, ni Satani. Kiba cyambaye impeta ku ntoki, imikufe mu izosi, mbibona ko ari Satani nyine
nyuma yaho ngenda mbona n'ibindi bintu byinshi Nicyo kiza kugusambanya bitandukanye se? bishamikiranye byinshi cyane kandi nkabona bitandukanye n'icyo cyihariye mbona ubwacyo. icyo niyo kiza kugusambanya. Kibarya ngo cyambaye ibintu by'imikara ibiki nk'ibyo byose. Natsindwe mu izina rya Yesu kabisa. Reka dusoze rero. Sibyo mama, hari ikindi kintu uzatubwira mbere ko dusoza? ikindi nababwira nyine Akira mikoro. ikindi nababwira nyine ubuzima bwagejejeho byabanje kudutonda ariko ubu ngubu nyine umuntu yarabyakiriye nyine ubu twiringiye dutegereje Imana ko hari icyo izagira ikidukorera nta kindi. Ujya wemera se ko abantu baza bakamusengera hano? Ujya wemera ko abantu babasore bakabasengera hano mu rugo? Twebwe turisengera nta badusengera. Fata mikoro tubwire. Yegereze mikoro utubwire. Twebwe turisengera nta muntu udusengera. Ntabwo wakwemera ko abantu baza kumusengera hano mu rugo, kereka baje bakamutwara bakamujyana mu masengesho ahandi. Iyo bamutwaye ntabwo namubuza Nuko rwose ntabwo bavuze nagira. Ariko hano mu rugo ntabwo wakwemera ko bamusengera. Twebwe dusenga Yehova. Musenga Yehova. Nabo ariko n'Imana baba basenga. Yehova se si Imana? Nyine ubwo twebwe dufite uburyo Jehova Shama. umuntu afite ukuntu asenga. Twebwe rero mu rugo rwacu umuryango wanjye senga Yehova agiye. None se kuki wumva utagomba guhinduka kugira ngo baze basenge hano, kuko wumva niho yarwariye, bagomba no kurandura iyo mizimu yose yo kugira ngo umukobwa akire. Keretse ubwo ntahari tutari kumwe. Mutari kumwe nta kibazo. Ntahari nyine ubwo Cyangwa utabizi ntabwo wabaha karibu wowe ubwawe. Abanyamasengesho ngo baze hano batsinde Satani. wagenda asenga Yehova N'amasengesho yawe nta senga kintu arahagije. yamaze mu myaka yose kubera iki wumva ugomba nta kibazo gusigarana aho ngaho. nta kibazo agenda ategereje. Urategereje. Urumva Yehova nakuraho ibibi azabikuraho abikuyeho ku buryo bitazongera kubaho ukundi. Nicyo cyizere wicayeho. Ni iriya jambo sabwira abantu badukurikiye bumvishe ubuhamya bw'uyu mwana w'umukobwa. Nicyo kintu wabwira abantu badukurikiye muri rusange kugira ngo dusoze, kuko ndumva aho ngaho yenda aho basobanukiwe byinshi cyane. Ikintu nababwira nyine hariho abantu baba bafite umutima w'urukundo w'impuhwe, nabo yenda yenda bashoboye kugira icyo bamumarira bakimumarira bitewe n'uko rwose nta inkunga iruta iyindi mu buzima ni iyihe? Inkunga iruta iyindi mu buzima ni iyihe? inkunga iruta ubundi mu buzima ni ubuzima nyine nta n'ikindi. Nyine inkunga iruta iyindi mu buzima, ubuzima yenda donc arabufite n'uyu munsi nubwo ameze gutya Imana iramuzi, sibyo? Inkunga iruta iyindi ni iyihe? Ni amafaranga, ni ibyo kurya, ni isengesho, ni iki? Umuntu ntabwo yahatira umuntu icyo umuntu yabona yayitanga abikuye ku mutima ari we ubwe nta gahato. Umuntu aramutse aje kubasura hano, tuvuge yenda abazana umwe umufuka w'umuceri yenda n'urugero, azanye nk'ifu y'igikoma n'urugero, wabyemera? Ko mwamwizaniye mwamwizaniye nyine ntacyo. Ari umuntu se uje aje gusengera uyu mwana atari aje kureba, hari ikibazo? Ntabwo bizi ibyo gusenga. Ntabwo nabyagaje ko nahinze. Dufite akazi gakomeye, mwana w'umuntu uzakira kandi kandi Imana asenga nzi ko ari y'ukuri. hari icyo Imana yakubwiye kuri uyu mwana? Ari y'ukuri. Hari icyo Imana yakubwiye kuri uyu mwana w'umukobwa? Njyewe nk'ubu njyewe nanjye ubwanjye nariyakiriye koko. Nk'uyu mumama afite nk'ibitabo arabifata akansomera, kandi ati nubwo ubabaye ariko mu gihe kiri imbere hari ibintu Imana igiye kuzakora. Yehova nyine agiye kuzakora, ati ibi bintu bazabikuraho, mbese akanyizeza yuko nubwo meze gutyo mu icyo gihe Imana izabikuraho, kubera ko ari Satani n'abadayimoni be babitera, ko Imana izaba yabarimbuye yabakuyeho, igihe nshobora kuzaba muri iyo nsi ndi muzima. Ndetse akanambwira yuko nubwo napfa ariko narizeye Imana nshobora kuzazuka, noneho nkabaho mfite amahoro, mu isi izaba irangwa n'amahoro. Ibyo rero bituma njyewe niyakira. Gusa ikintu kimbangamira cyane cyane ni ubukene.
uzashira ubukene burimo kuko reba nk'uyu musambi ubu ndibaza aho urashaje niwe uryamaho ndibaza ko uyu uryamaho ku manywa noneho no mu nzu uwo ndyamaho nijoro nawo dore nawo umeze gutya nawo ni uko umaze kumera ubwo ibyo bikambangamira n'ukuntu kubona ikintu ni niyishuka wiyorosa cyangwa ufite ikindi kintu wiyorosa iyi ndayiyorosa nijoro niyo wiyorosa yonyine mfite n'akandi karingiti ngerekaho kuko nijoro haba hariho imbeho nyinshi ariko nako gashaje reka tubashimire abantu bari badukurikiye ni ukuri wari umwanya twari dufashe turi muri runo rugo sibyo tuzabivuga dushimira Imana ko yakoze imirimo kandi ndabizi bizakunda ku bantu mwese dukurikiye ngire ngo hari byinshi cyane wumvise ngire ngo cyari ikiganiro kirekire mu buryo bwose twaganiriye hano nshimira wowe babanye natwe kandi ufata akanya wandika igitekerezo cyawe hari telefone mugira hano mama hari telefone mugira uriya ni umuturanyi ntabwo ari hano mu rugo nta telefone wewe mugira hano yanyu bwite ntayo okay so mu buryo runaka rero mushobora kutwandikira muri comment mushobora kuduhamagara kuri iyo telefone yacu iri aho ngaho kugira ngo tubashe gusangira ibitekerezo kuri uyu muryango ngire ngo byose mwabyumvise ntabwo twavuga ngo tubirangize ariko turabizi ko Imana iriho Jehova Shama sibyo Imana iriho kandi izakora ibikomeye cyane kuri uyu muryango uhereye none wowe aho uri ni inkunga y'amasengesho ni igitekerezo ni inkunga y'ikindi kintu runaka kugira ngo uyu muryango wongere guseka uyu mwana w'umukobwa nyuma ya bino bikomeye cyane yanyuzemo azongere guhamya ko Imana iriho kandi ikora sibyo kandi wihangane komere ni Ale Pastor Kwizera mwari muri kumwe ni Impanuro TV mukomeze kubana natwe ntuheme kandi kudusangiza igitekerezo cyawe ko twari dukora ibiganiro kugira ngo dukomeze kunoza byinshi cyane bitandukanye tugenda dukora Imana ibane namwe kandi amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe muri byose Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe